reka rero nsubiza abakunzi babiri b'ijambo ry'umwimerere bansabye kuvuga ku ngingo ebyiri, intambara ya Iran na Israel n'uwambajije ku ntambara ya Armageddon n'iriya myaka 3 n'igice Antikristo azategeka bimeze gute. Iriya ntambara ya Iran na Israel uziko nabibabwiye igihe kirekire, mbibabwira hafi imyaka 4 mbere yuko biba. Ariko iyo uvuga ibintu by'ubuhanuzi cyane cyane nk'ibintu wenda warahawe nibwo ngiye ntihita umuhanuzi, uvuga uko ibintu bimeze, noneho izindi details zirimo hagati ntabwo zijyamo. Kubera iki? Kubera ko nakubwiye ko iriya Israel hariya atari Israel. Nukuvuga ngo bazakora ko bashoboye, bakora ibintu byose bya fake, iriya ntambara bakora narabikubwiye, noneho bashake kuyobya uburari, bavuga ngo ubuhanuzi bw'Uwiteka burasoye, kandi mu by'ukuri Irani ariyo yahoze ari Persia yagize ite yatahukanye ubwoko bw'Uwiteka bava i Babuloni kugira ngo bajye kubaka rwa rusengero rwa kabiri. Urabyibuka? Nuvuga ngo ubuhanuzi rero bw'ira ntambara ya Iran na Israel ntabwo waburebera muri iyo ntambara iri uyu munsi, kuko Israel ya nyayo ntabwo iragaragazwa. Niyo mpamvu ubona nabivuzeho mbere kera bitari byaba, ubu bibiri ku ngubu ni biri fake byabariya, ibyanyabyo bizagaruka ari uko ubwoko bw'Uwiteka bugaragaye. Mbere yo kwinjiramo rero reka nkubwire ati kanda aho like kugira ngo ubutumwa bugere ku bantu benshi cyane, abakomeje kwiyandikisha namwe muri benshi ndabashimiye cyane, nawe utarandikisha subscribe wibyihererana. Ibi bintu bigezaho bishyushye, ushaka kurikira ijambo ry'umwimerere rero ntugacikwe, iyandikishe ubundi kandi aho like kugira ngo ubutumwa bugere ku bantu benshi cyane ntubyiherane. Reka twomeze rero turebe ku bintu bimeze. Niyo mpamvu urabona ntajya mbivugaho cyane, nabivuzeho mbere imyaka 3 mbere yuko biba, ariko ubu ngubu nugutegereza tukareba nyine ku bwoko bw'Uwiteka buzagaragara. Niyo mpamvu ubona ntavuga cyane kuri ntambara ya Israel na Iran, ariko niba ushaka ibindi bisobanuro wenda nzabivugaho nkurikije ibiba, kuko ngiye nabira biri kuba by'intambara y'uyu munsi ngo yongeye yabyutse ntabwo mba mbizi, kubera ko ibyo tweretswe mbere byuko intambara izaza nibyo twavuze. Noneho ubwoko bw'Uwiteka nimumara kumenyekana bugaragaye neza, nibwo ari Israel ya nyayo, noneho iyo ntambara izaba nibwo twayivugaho tumaze kumenya Israel nyayo ninde. Uwa kabiri rero yarambwiye ati ndabona ari wambajije ikintu gikomeye hano, iyo ntambara ya Armageddon ni imyaka 3 n'igice Antikristo azategeka bizagenda gute. Dore rero izo ngingo tuzirambura uko ibintu bizakurikirana. Hazabanza b'abamarayika 4 bazarekurwa bavuye mu ruzi Efrat, baje gucira urubanza isi. Zangabo miliyoni 200 zizahita zigaragara nazo, noneho hicwe 1/3 cy'abatuye isi bazapfa bose. Nibwo rero babatangahumya 2 bazahita bazamuka bagatangira kwigisha, bakazigisha imyaka 3 n'igice ari ihwanye na ya minsi 160. Antikristo nawe rero azahita ataho aze yigaragaze, akazayobora ya myaka 3 n'igice. Noneho nyuma y'iyo myaka 3 n'igice bigende gute? Ingabo mashyanga n'amashyanga yose bwa bwoko bw'Uwiteka buzamaze kumenyekana yikusanye kugira ngo arwanye ubwoko bw'Uwiteka. Niko bizagenda. None rero mara gukusanya izo ngabo zose bizagenda gute? Ya ntambara ya Armageddon ibe nimara kuba, Kristo nibwo azaseruka aze abivune, Satani abohwe imyaka 1000. Azabohwe imyaka 1000, ariko systeme y'inyamaswa n'umuprofeti w'ikinyoma, bamwe bavuga ngo niwe abantu ba Roma bamanze batsindwe, Kristo abatsinda abacira urubanza, noneho Satani ari ubakuye abohwe cya kinyagihumbi, ari bwo nyine hazaza cya kinyagihumbi Kristo azategeka ubwami bw'Uwiteka buganze. Nuko bizagenda rero. Reka tubirambure turebe ibi bintu, noneho uko bizagenda bigenda tuzagenda tubirambura gahoro gahoro, ariko uyu munsi reka turebe aho tubisanga nuko bizagenda. Uyu munsi rero reka turebe uko abamarayika 4 bazava mu ruzi Efrat. Tubisoma mu byahishuwe 9, 14, 15, aho batubwira ko abamarayika 4 bazava mu ruzi Efrat mu gihe Imana yagennye kugira ngo baze batangire gucira abantu urubanza. Urabyumva ukuntu bimeze? Zangabo miliyoni 200 rero, miliyoni 200 zizakusanyirizwa mu kibaya cy'Yoshafati, nkuko tubisoma mu byahishuwe 9, 16. Abantu benshi bakabara bakavuga bati no, ingabo miliyoni 200 nta hantu zaboneka uretse ko wenda zizava mu Bashinwa. Abashinwa nibo bavuga ngo izo ngabo nibo zizavamo. Noneho bose ukuntu Imana izabigenza,
ubwoko bw'Uwiteka nibumara kumenyekana bose bazamanuka bagera mu kibaya cy'Yehoshafati bateranireyo ngo bagiye kurwanya ubwoko bw'Uwiteka. Nibwo rero bazotswa kakava batazamenya uko bigenze. 1/3 cy'isi cy'abantu bayituye bazapfa. Bizagenda gute? Tubisanga mu Byahishuwe 9:18. Hano haravuga ngo ni intambara zizabitera, abandi bakavuga ibyorezo bizakorwa nanone nka biriya byakozwe 2019, none ibindi bikazaba bifite ubukana. None ku buryo ibyo bintu na za gahunda z'abisi bashaka kugabanya abantu mu isi, 1/3 kigomba kuhata ubuzima. Ufite amatwi yumve, ushaka ubwami bw'Uwiteka nawe ushaka hakiri kare, kuko ibi bintu niba byanditse n'Uwiteka, byanditswe n'Uwiteka, bigomba gusoza. Byabona rero bibiri ari bo bahanuzi babiri, bamwe bavuga ko ari Elijah na Enoch. Wibuka ko Elijah na Enoch ari bo bantu babiri bagiye mu ijuru badapfuye. Enoch afite imyaka 35, Elijah nawe aragenda ajya mu ijuru adapfuye. Bikavugwa ko ari bo babiri bazagaruka bigishe kahave, bahanure. Noneho ariko biranditse, umubisha Imana igeraho kubera ubushake bwayo ibareke babice. Nibamara kubica isi yishime, nyuma y'iminsi 3 gusa bazuke. Nibazuka rero kizaba ari ikimenyetso gikomeye cy'ubugesera byerekana ko isi igiye guhura n'akaga gakomeye cyane. Nibwo rero Antikristo azaba yaragaragaye. Antikristo namara kugaragara akaza hanze, bazabeshya abantu ko ari we Kristo. Azaza yigize umuntu w'umunyamahoro, azaciye bugufi, abantu bose bavuga ati n'uyu nguyu ni wowe. Niyamara gushira ya myaka 3 n'igice rero, nibwo azisubira abantu bavuga ati no, bya bintu narikiniraga, dore game nyayo ningi mugomba kunyambaza ninge Mana, nta yindi Mana. Kuko wibuke ko azajya mu rusengero, ajya hera avuge ngo niwe Mana. Ibyo rero nubibona ukabona cya kizira cyageza hera, uzamenye ko ibintu bikaze. Nakubwiye ko nyine babatangamya babiri bazicwa nyine bakazuka. Noneho ubwoko bw'Uwiteka nabwo buzaba bumaze kugaragara, bashaka noneho kuvuga bati n'ubu ngubu tugomba kurimbura ubundi twigizagaho nkana. Urabona ko ubu ngubu nyine ubwoko bw'Uwiteka nababwiye ko ari Yuda uri muri Amerika n'ubwoko 10 butari bwagaragara bazaza hamwe bagakora inkoni imwe mu kuboko k'Uwiteka, ntago bari bagaragara. Niyo mara kugaragara rero ariho hazava ya makuba y'imperuka mutayamwumva, kuko nyameruka ntishobora kuba ubwoko bw'Uwiteka butaragaragara. Niyo mara kugaragara rero nibwo izo ngabo zose zizasubira muri bya bindi bize bavuze muri Zaburi 83, ni muze duterane ubwoko tuburimbure, izina ryabo ritazongera kwibukwa na rimwe. Nicyo rero bizaba bigamije, bajya muri icyo kibaya cya Yehoshafati bakurira intambara ya Armageddon, bazaba bashaka kurimbura ubwoko bw'Uwiteka kugira ngo noneho bavuge ngo nibo bwoko bw'Imana birarangiye. Ariko ntizakunda, kuko bazahurira n'akaga gakomeye cyane, Uwiteka azabotsa kakava. Hano rero nibwo Kristo nyine azaseruka, azaza nk'intare ya Yuda. This time around ntago azaza noneho nk'umwana w'intama. Mbere yaje nk'umwana w'intama, aje gushaka za ntama ze zo mu bwoko bwe bwazimiye. Ntago yaje no gukiza isi yose, ahubwo yaje gushaka ubwoko bwazimiye Imana yamutumye. Noneho abandi nabo kubera gutera umugongo Imana mu gutegeka kwa 2:28 niho abanyamahanga nabo baziye mu gakiza. Noneho kugira ngo Imana itere ishyari bwa bwoko bwayo, ariko nyuma ya myaka 400 nishira, bwa bwoko bwanjye buzongera bunyibuke, bunyambaze mu kuri no mu mwuka, nanjye nongere mbabera Imana. Niko bizagenda, nibwo bubyutse buri kuba. Urumva rero hano byerekana ko Imana izatuma Kristo agaruka noneho kugira ngo yivune abazaba bashaka kosotera ubwoko bw'Uwiteka bamaze kumenyekana ko ubwoko bw'Uwiteka arabirabura. Niko bizagenda rero biri imbere. Noneho ya system bari kurwana bubaka y'inyamaswa, umubare, ikimenyetso n'izina by'inyamaswa nimara kujya hagaragara, nibwo noneho Kristo naza
cya kinyagihumbi amaze kuzirika satani wibuke ko azazirikwa imyaka igihumbi yose, aricyo cya kinyagihumbi Kristo azategeka. Ariho njya ntebya nkavuga nti gukora iyozabwonko turimo uyu munsi byatwaye imyaka 900. Iyo myaka 900 rero urumva ko plus minus ihwana hafi n'igihumbi, akaba ariyo mpamvu ngiye ntekereza ko ariyo mpamvu tuzamara ikinyagihumbi nanone turi mu buyobozi bwa Kristo kugira ngo atuvane mu iryozabwonko. Hari igihe ushobora kuvuga ati Kristo ni Kristo afite imbaraga zikomeye cyane ko atuvane mu iryozabwonko umunota umwe, umunsi umwe cyangwa se umwaka umwe. No, hano Imana ishaka ko ibiri mu ijuru biza mu isi. Ni ukuvuga ngo kandi niba hano mu isi tukezwa tugakira, ni ukuvuga ngo bigomba kugenda nyine kuri ritime y'isi, ntabwo bigenda kuri ritime y'ijuru. Bigende kuri ritime y'ijuru no guhumbya byahita bihinduka. Ariko kubera ko Kristo azaza muri twa katubera umwami, Imana nayo ikatubamo, nta rumuri tuzongera gukenera ukwezi, nizo tuzongera gucana aho Uwiteka ruzaducanira. Ni ukuvuga ngo ubuzima hano Imana izabukora ku buryo bumera neza icyo kinyagihumbi. Noneho cya kinyagihumbi nikirangira nibwo Satani azacirwa urubanza rwa burundu, bikarangira noneho ibintu byose bikaba bishya, urupfu rukavaho, ibintu byose bikavaho, kubera ko noneho ubwami bw'Uwiteka buzabuje buganje. Ubwami bw'Uwiteka buzabuyobowe na Kristo n'abandi 12 ba Isiraheli, noneho bakazabera amahanga yose urumuri. Armageddon rero izabaho, noneho Antikristo nawe ategeke ya myaka 3 n'igice, ariyo ya 160, aho azavuga ko ari Imana, ariko ababizi use umuntu azakubwira cyo kora. Abenshi bazabyemera kubera iki? Kubera ko azakora ibitangaza, amanure n'umuriro mu ijuru. Ibyo bintu ngira ngo urabizi. Urumva rero urwo ni rwo rukurikirane, ariko ibiri ku uyu munsi byose ni fake, ku buryo kugira ngo upfe kubivumbura umenye ibyari byo biri kuba umunsi ku munsi ntibishoboka. Kuko nabira byabaye 2019 n'ubuhanuzi, ariko kugira ngo bisesege mu buhanuzi nyabwo umenye ibyari byo ukuntu biri kugenda ntibishoboka, kuko Satani afite ijambo rya nyaryo, noneho akarihindura akoresheje nyine uko ijambo rimeze. Weho uri mu buyobe, mu madini, ngo mu ba bishop, mu ba padiri, mu basenyeri, mu ba apostle, mu biki byose, ntabwo uzabimenya kuko uri gukurikira ibintu buhumyi kandi ibindi bigihishe. Niyo mpamvu rero tugomba kubijyamo kugira ngo tubihishure, turebe ibyari byo, bwabwira bw'Uwiteka Imana noneho buze ku mugaragaro bugaragare. Ngayo nguko rero niko tubitegereje, cyane cyane bandi bavuga ngo ku ntambara y'Iran na Israel ntabwo tuvuga cyane, kuko n'ubu hano dutegereje tubanze turebe ubwoko bw'Uwiteka buzagaragara gute, Babuloni izagwite mu byahishuwe nabyo. Uzi no kuba Babuloni uvuga ngo Babuloni iraguye, wa wundi wahaye agacuma k'inzoga ku bantu bose, kuzuye ubusambanya agacuma k'inzoga, habashyanga yose akaba yose yarasindishije ibyo bintu byose. Amahanga yose namara gusinda Babuloni ikagwa, none bikagenda byifungura, hakaza ya ntera ivuga iti let my people go, reka ubwoko bwanjye bugende. Ibyo rero nibyo dutegereje. Niyo mpamvu ubona tutinjira mu bintu bya Iran na Israel cyane, kubera ko tuzi ko biriya byose ni fake. Ibintu by'ukuri bizaba ari uko ubwoko bw'Uwiteka bumaze kugaragara, ni ibintu biri imbere. Niba bumara kugaragara rero butangiye vuba ati turasohotse Babuloni, noneho nabwo bwoko 10 bwabure muri Afrika bukabyuka nabwo. Urumva ko bwa buhanuzi bw'inkone ebyiri buzaba ari uko Yuda amaze gusohoka, azamutse hejuru, bose barabyutse. Ubwo tubare ko bamaze kubyuka kuri 340%. Niba bamara kubyuka neza bagatangira kuvuga gusohoka, nibwo noneho na bwa bwoko 10 bwo muri Afrika za nkone ebyiri buzabyuka, bugahita butangira kwibuka bari bo, noneho bakazaza mu kuboko kumwe k'Uwiteka. Nibwo noneho game izabitangiye. Nuko bihagaze rero. Ahasigaye ubutaha nzagenda ngerageza kwinjira muri izi ngingo imwe kuri imwe, turebe ukuntu bizagenda, none dutangiye twitegure ku buryo ibyo bintu bitangiye kwegereza utazashukwa ngugwe mu mutego w'umwanzi. Nkambashimira rero abakomeje kwandikira muri benshi cyane. Subscribe nawe utarabikora, ukandeho like kugira ngo ubutumwa bugere ku bantu benshi cyane, ubundi mujye muza mwige ku ijambo ry'umwimerere. Nkambashimira rero, Imana ikomeze barinde. Shalom, todaraba, tov meyo.